Media TV wino mungu w'abanyarwanda Jesco wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazi manje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose nkuko mubibona maginga yangaya ndahantu bita kwirebero ariko noneho nkaba mfite view ya Bugesera ngira ngo murahabona ndimo hariya mu mazi nkareba Bugesera bwose hariya hakurya mureba hameze nk'asijije ni ikibuga cy'indege cya Bugesera International Airport kirimo kirubakwa. So umunsi wa none naje ahangaha kubera ko ari umuvandimwe wanjye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wambwiye ati jya kundebera ikibanza nanjye ndaza nsanga ikibanza cya hano rwose gifite view nziza cyane umuntu ashobora kuba yarangira mugenzi we. Uriya nujya kugura ikibanza mu buzima ubanza ugerageze ukora ibishoboka byose ugura ikibanza gifite view ku buryo n'umuntu keretse ahita avuga ati apo nayitika kweri Patrick twanzike tugenda usigaye komisioneri oya ntago ari ukuvuga ngo n'ubukomisiyoneri yewe icyo nkora abantu kwera ukuntu bangirira icyizere ndetse bakaba banantuma bakamba ati Jesco w'amipango turebera ahantu heza hafite view nta gisirimu ahantu baragutuma ugatumika ahantu abamikiriste bashobora gutura. Lemikiriste n'abantu bari civilise bashobora kuba batura nibura umuntu uri civilise ikintu cya mbere witureba ahangaha utuvuga uti urabona hano kiro kibanza ndamutse materese inzu umwana najya nicara nkamwereka hari hakurya hose nkagenda musobanurira imisozi n'amakoline n'ibiki byose n'aya amazi Nyabarongo bakuri za kampani z'abasikama ngo umuntu yohereza amafaranga uramugurira bikarangira ugasanga barimo baragutuza mu kide bagakwereka hano wazahagera ukuntu mwatashaka imvura iguye mutashaka bakwereka hano wazajya kwitera ukabona siho bakweretse ngo twebwe ngo twubaka inzu ngo tukayiguha yuzuye ariko wazahagera ugasanga inzu irimo imidite ariko nanjye umukire bita Muchoma Jay yego niba ari ukuri yambwiye niba yambeshaga nagajya besha yambwiye ati Jesco w'amipango nugera kwirebero ugerageze ushaka nagajya besha kinini nagajya besha Muchoma no mwana nzi neza cyane gishobora kuba cyegeranye n'ikindi nawe ngo ufatira agapariti no nawe utari wajya kugutaho metero byo kurebye baki cyane Nyarugenge bashobora kugira ka metero imwe kurebyira hafa niyo bashingiraho umuntu mwana none se ugira ngo nzaramba ugira ngo ariko utekereza ko uzapfa yihoresha Patrick buriya ngo umwene Adamu yandikiye imyaka 70 utekereje ko uzapfa ukora iki iyo ntekereje ko nzapfa ngerageza kurya ibyanjye hakiri kare niba mbuhora mu manyama none nibura basi umunsi nanapfuye bazaremerera abakozi n'abaremerera ariye bagutwara waca umunyamaheri yarariye koko nicyo ushaka niba muyo bahora bakubwira ngo inyama zagutera gute ngo ko kazi zakwica bakomeza ukazima Eric arimo aramamagara ibyo ni by'abatindi bashobora kuba bavuga ngo inyama zatera umuntu gute n'ibiki byose bro indwara iyo yaje iraza nta n'ahantu wabihungira iyo byagunditswe yuko uzarwara nyine biba bigomba kukubaho byanze ariko bivuze ko urimo urazirya n'ubundi niba ari igeno ryawe ko zakwica none ni hanze cyane rwose ntago ugiye kure y'ukuri ariko uravuze ngo iyo uvuze ngo muranirira barajya nago saving ntabwo ujya usevinga gusevinga bitewe n'ukuntu umuntu aba atabonye menshi biragoye ariko ni byiza kuba byiga muri no Kigali basevinga ariko ni bangahe baryo umuntu aseka umuntu ngo cyaho ujye sevinga shaho uzasevinga muri Kigali biragoye ni Kigali gusa n'ahandi hantu hose mu mijyi komakomeye biragoye cyane gusevinga ahubwo mbaza ngo Kigali abantu kuki basigaye bagenda bivugavugisha umusubiza hura n'umuntu mu nzira ukabona umuntu arimo agenda yisubiza hano hanze abantu bafite amadeni ibi bizu binini byose mubona nama credit nibyo nkubwira hari n'abantu byo duhura nabo ugasanga umuntu arimo aranywa inzoga nk'uwiyahura abantu bakagira ngo ni karemye noneho yo kubisa ideni rya banki bakwitaho n'umugore wakunaniye uhura n'umuntu yimyoza shabyihurire ukajya ubona umuntu ahora yimyoza ese muba ariko buriya rero hari akantu mujya mukoresha kagenda ajya nkunda iyo abantu bavuga ngo umugore ngo wakunaniye ese twabagabo twe nitwe turishashara kandi muri iyi minsi abagore bose yibananira kandi tugira inguni ducamo muri iyi minsi abagabo nibananira cyane abagabo barananirana cyane ahubwo byo bakagenda bakajya kubitereka ku bagore ariko si ibintu byitwa niyo mpamvu yewe nk'umwami w'abagore Patrick udashobora kunkoresha amakosa nanjye ngo nze ngo umugore ngo wakunaniye biragoye ariko se we nta deni ugira rya banki ideni rya banki ubaye hatanarigira ubu ahubwo navuga ko nta bugabo buramubaho
kugira ngo muri abanki kwizere ni ubutwari kugira ideni rya banki ni ubutwari ko binagaragaza ko wenda hari indi mishinga ufite banki sugira ngo ipfa guhereza amafaranga utaberetse umushinga ariko niyo baje kuwutereza nabyo ni ubutwari ngiye kuri nge bateze mbese banki yaguha ideni udafite ibyo izateza hari igihe uba udafite ibyo bagaragariza byo kuba bateza urumva ariko gusa ubagaragariza icyo bita bank statement nziza muvoma yawe kuri bank statement keza nigeze ukageraho urumva rero niyo mpamvu nge bangiriye iki icyo gihe wakoraga iki icyo gihe n'ubundi nakoraga ibingibi dukora byo ku mbuga nkoranyambaga buriya imbuga nkoranyambaga ni nayo mpamvu nkunda kuzishishikariza abantu bavuga ni muze ku mbuga nkoranyambaga hari ikintu bita amafaranga ariko amafaranga kugira ngo uyabone bisaba gushora ubwonko bisaba gushora ubwenge abantu bumva ngo izi mbuga nkoranyambaga zibamo amafaranga imbuga nkoranyambaga abantu bumva ngo izi mbuga nkoranyambaga zibamo amafaranga bakagira ngo ni ukuza kuyora bano bahungu benshi bakina amafilime baratubeshya amafaranga binjiza urumva ngo ninjize icumi ayinya bigenda biteze ndakurebye ndakumenya narabibonye ndabimenya nta muntu wabyina gutya afite ideni rya nta muntu wabyina gutya afite ideni rya banki nta muntu wabyina gutya afite ideni rya banki abantu bangize ibera mbi rero Patrick uzi ko banki iyo bamaze kumva ngo Gasuku yarwaye kandi adufitiye ideni bavuga ati kwa muganga babariye mukamukubita ibishinge bimuzanza yongera agaruka abanza dusinyire abanza ukajya gusinyira ukabahereza ko nyine bigiye burundu kandi bakuguriza ko wayatanze nyine utanga iyo ngwate ariko ntabwo ibivuze ngo turajyanye iyo utishyuye mu gihe runaka barajyana niyo muvuga ngo turagusa ziriya mbere ziracyabaho hari abahungu hanze aha ngaha bazizunguza unije miliyoni nzakwishyuraho ijana nambere kuri miliyoni yunguka ijana ntangaye ni hafu niba baguhaye miliyoni ugomba gutanga miliyoni na 300 na 500 niyo mpamvu leta ibice buriya ni ubujura bweruye nubwo uzi ko iyo interi nta handi hantu iramba nyine buriya ni ubujura bweruye buriya noneho leta iramutse inavumbuye ko wowe urimo urazunguza muri ubwo buryo ahantu bagusanga bajya guhora ukabona uri kumwe nafata ku mavuta mwisangirira gake gake ikigori hapo ngo miliyoni yunguka sengese muri amberi miliyoni yunguka sengese kandi umwana ntabwo abana kwinginga kandi mwandika ko muguze nyine nyuma ya 30 jours n'ubwo ngahita ashaka umukiriya bagwereza wenda igihe kirekire biterwa n'uburyo mwavuganyemo ariko nyine buri kwezi sengese zikajya abana bazunguza lambere kubera ko bazi ko ari ibintu by'ubuteka mutwe n'ubusikama nta mikino bagira ni zero tolerance ibintu ko bitoroshye ubwo abantu se bajya bareka kujya mu banki buriya abantu icyo nabashishikariza no kujya mu mabanki cyane bagafata inguzanyo kandi mu gihe uyikeneye apana kuvuga gusa ngo kubera ko wenda ufite umushyitsi w'umukobwa ugiye kuzagusura cyangwa se urimo urateta muri iyo minsi ujya gufata inguzanyo ariko bafite ibindi bintu ngo basigaye bakurura iyo terime ntabwo uyizi ngo yo gukurura ngo arimo arakurura bikanga ariko se wumva umuntu agafasha inguzanyo y'iki umuntu yagakwiye gufata inguzanyo agiye gukora nk'igikorwa runaka ni urugero wenda ugiye kubaka ni urugero ugiye kubaka wafata inguzanyo nta kibazo business runaka muri business runaka itari y'akabari buriya ngewe I don't believe in kabare sinano washinze akabari kakije nk'urugero biri by'akabari ni nka biriya by'amafilime nyine iby'akabari ni nka biriya by'amafilime byo kumva ni scam kuko akabari Nyarugenge Patrick ngewe mfungura akabari noneho namagara Patrick ku mugoroba ngaze kuza arebaho nafunguye akaza atariye mu rugo iwe ebane agasiganwa amombeje senkana nuko Brian yakinze nuko mushiti wa Brian yakinze bamukoreye we ntiwe bibonye na bajuni yagiti akosiko akire tugiye gukora ubukwe byose sawa kwa gafete tugiye gukora ubukwe ku mukobwa uzakora divorce deni itarashiramo ku mukobwa usanzwe akora icyo yego ko udafite akazi ugiye kuzana umukobwa udakora wa mukobwa wabereye mu rugo ngo bamusigishirize inzara ntabwo zibaze kwa gakeredi urumva gore nagera muzi ngeze mwirebero ndagaswera mama ngeze mwirebero pese nkomeye oya ngeze mwirebero nukuri ko Imana naciye mwirebero mu minota 22 asanza urumva ibaze kwa gakeredi y'ubukwe ukazakora divorce deni ukirigishura
nyine no kuvuga ngo uramutse ushatse umugore umunebwe no ukora itsoke ariko credit y'ubukurumva ari ngombwa credit y'ubukurumva ari ngombwa credit y'ubukwe ntago ari ya modoka sha ntago ari ngombwa umugore udakora undi kitse feri ariko yari umugore ukora ni byiza cyane rwose kuko nawe uragenda ukayagaruzamo mbese ukayagaruzamo mbese ni igishoro kandi muhita muhuza banki arakora ukajya wikoreramo mamuje banki mamuje banki unongo arakora ukajya wikoreramo muhita musezerana ivangamutungo kugenera yirabaye